Karibu kuri Lisi France Lifestyle, nizere ko mumeze neza aho muherereye muri kugwa neza. Ndakwakiriye mu mwese, nizere ko mukomeza gukora subscribe kutarayikora kugira ngo mukomeze mukurikirane ibiganiro ngenda mbagezaho bitandukanye. Uyu munsi ngiye kubereka aka kantu umuntu yategura wananibutsa mu kabisa kagufasha kudigera neza mu nda, kagufasha umuntu ushaka gutaka kugira unyuze ufite indibyimbye cyangwa se umuntu wabudigera nabi cyangwa se umuntu ushaka gutakaza ibintu rwose umuntu afite ku nda. Aka kantu kose kagufasha cyane. Ngiye gutangira mbereka ibyo turi bisafatisha. Hano dufite nuza apple acid vinegar, Igifaransa ni vinaigre de cidre. Ikora ibintu byinshi cyane, nzakora video mbabwira akamaro kenshi ko gukoresha ikora ibintu byinshi cyane, ifasha cyane. Dufite agakokombere gatoya, njye kuko nakanyera njye kwitegura njye nyine mpamvu nkoresha agakokombere gatoya. Ndakoresha naga citron n'aka gacupa ndibuze kwinyweramo, nako ni fresh cyane bigaragara neza. Tamo duto cyane dutoya. Ushobora kongeramo kantu z'akajembere yantu za tangawizi ugashiramo rwose, ugakatamo n'akandi gapome gatoya nawe nisawa cyane, bitanga acidité nyinshi. Numara kudukatamo ugende udushiramo citron, naho ndakatamo dutoya rwose, biraza kuba bigize bigaragara neza. Ushobora kudukata muri forme ushaka, nta kibazo. Icyangombwa nuko rwose uribo ubikate uko bishaka, bikaza gushiramo byohera. Washiramo n'ubuki ku muntu ukunda ubuki, ariko nge ntabwo nashyizemo. Nashyiramo n'akayiko kamwe k'inoza kayeya ka vinaigre de cidre, ubundi nshiremo n'ubuglaso. Nashyizemo n'ugukana izuba riri kuva, n'impamvu nashyizemo glaso, nkashyiramo n'intuza, nkashyiramo n'amazi akonje kugira ngo bize icyaka kize gushira. Ariko kakaboaso ni fresh cyane, murabona ko rwose kararyoshye cyane. N'akantu wakora mu buryo bwihuse bitaguze n'igihe kinini cyane rwose, kagufasha kudigera, kagufasha gutakaza ibiro mu nda rwose, ukamera mupya. Mukore subscribe kugira ngo mukurikirane ibiganiro byanjye.